namwe bantu mudukurikiye kuri Gitangaza NTV, tubanje kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe. Nk'uko mubimenyereye, uyu munsi turi hamwe n'umukozi w'Imana Nzayikorera Emmanuel. Uyu munsi rero avuye hanze atuzaniye agasha k'ijambo ry'Imana, ku by'Imana yamutumye. Mumve ko tubasuhuje tubikuye ku mutima. Amahoro y'Imana bane natwe muri Yesu Kristo. Mukozi w'Imana turakwakiriye, ni karibu. Murakoze cyane Gitangaza NTV, Imana ibahe imigisha. Kuko twagiye tuganira kenshi tukavugana ku ijambo ry'Imana, tugahugurira abandi ijambo ry'Imana. N'uyu munsi hari ijambo Imana yakize ku mutima ryerekeza abantu kuri Kristo, riberekeza ku gutumbira umusaraba, riberekeza ku kumenya inshingano bari gukora izo arizo. Tureberwa n'ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Turasoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 2. Turava ku murongo mbere tugeze kuri 7. Ndasoma nihuta mu izina rya Yesu. Hava ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izaba, aravuga aya magambo ati, nzi umurimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana, warenganyirijwe, izina ryanjye ndibacogora. Ariko rero mfite icyo ngugaye, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nutibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, ngura igitereko kitabaza cyawe hacu, nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kurya za mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Amen. Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana, uyu ni Yohana ari mu kigwa cy'i Patimosi. Imana yavuganye nawe iramubwira ngo noneho ibyo uri bubone ubyandike. Ibyo tubona mu gice cya 1. Mu gice cya 2 niho Yohana yatangiye ari kwandika, yandikira itorero rya Efeso. Imana iramubwira ngo wandikire marayika w'itorero rya Efeso uti, ufite inyenyeri 7 mu kiganza, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, nzi n'umuhati wawe, nzi no kwihangana kwawe. Imana nawe ubwawe, Imana izi imirimo yawe, izi uko ugenda, uko wahamagawe irakuzi, nuko uhagaze Imana irakuzi. Imana yavuze byinshi, avuga ngo wagenzuye n'abigisha b'abanyabinyoma, umenya koko katari intumwa, nabyo urabishoboye. Ndi kuri icyo nukavuga ngo hari abantu bavuga Kristo bakamuvuga mu buryo butari bwo, abandi bagahakana ko atazutse, abandi bakavuga ko atariho. Ariko njye kubabwira Kristo ubohora, Kristo uhindura ibyanze guhinduka. Noneho Imana irangije iramubwira ngo noneho Yohana we, bandikire ubabwire ngo na n'ubundi barenganyirijwe, izina ryanje ndibacogora. Njoga ngo ndugacogozwe n'iminsi. Indirimbo ya 207 havuze ngo wabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu, ngo ndacamurekesha iyo migambi ye yo kugana mu nzira ijya mu ijuru. Azavuga ngo ntazacogozwa n'incamugongo. Abazimubwira nibo bazagwa. Haleluya. Nje kukubwira ngo komera, nje kukubwira ngo wigire ubwo